Muri ino video tugiye kureba hamwe indirimbo 10 ziri gukundwa cyane muri ino minsi, ziyoboye izindi ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, haba kuri YouTube, kuri Audiomack, Spotify ndetse na Apple Music na Boomplay. Waraza kutubwira indirimbo uri gukunda cyane muri izi ndirimbo 10 tugiye kurebera hamwe. Ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo yitwa Hakuna Matata, yahuriwemo n'abahanzi babiri aribo Kid from Kigali ndetse na Juno Kizigenza. Iyi akaba ari indirimbo ikozwe cyane haba mu buryo bwa audio ndetse na video, yakozwe na producer Koz, naho uwafashe amashusho ndetse akanayatunganya ni director Chico Berry. Iyi akaba ari indirimbo ikunzwe cyane, Hakuna Matata, nawe ushobora kuba uyizi cyangwa se warayumvise, ikaba iri gukundwa cyane, iri gukwirakwira kuri TikTok ndetse n'izindi social media platforms zitandukanye, haba izicuruza umuziki ndetse n'izisanzwe. Bikaba byatumye iyi ndirimbo Hakuna Matata ya Juno Kizigenza ndetse na Kid from Kigali igaragara ku mwanya wa 10 nk'indirimbo iri gukundwa cyane kurusha izindi muri ino minsi cyangwa se muri kino gihe turimo. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo yitwa Urare ya Titi Brown. Ikaba ari indirimbo ikomeye cyane bitewe n'uko yagaragayemo abasitari benshi batandukanye, haba abahanzi basanzwe ndetse n'abakinnyi ba filimi ndetse n'abanyamakuru, twavuga nka The Ben, hakagaragaramo n'abandi bakinnyi twavuga nka Madederi, umunyamakuru akaba n'umujyanama w'abahanzi muri Ndahabi Irene ndetse n'abandi basitari benshi batandukanye. Nimba wararebye ino ndirimbo Urare ya Titi Brown, nawe ushobora kuba warabonye ko ari indirimbo nziza cyane yahuriyemo n'abasitari benshi, bikaba byaratumye ikundwa. Ikaba yarakozwe na producer X on the beat ndetse igakorwa n'abadirector benshi batandukanye, twavuga nka director Prince Hako ndetse ikaza kugirwamo uruhare na producer Bob Pro ndetse n'uweditinze amashusho cyangwa se amavideo witwa Jux ndetse n'aba executive producer harimo Junior Giti. Ikaba indirimbo yakunzwe cyane bitewe n'uko yagizwemo uruhare n'abasitari bakomeye cyane kandi gukomeza gukundwa. Ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo yitwa Ngara ya Yampano, akaba ari indirimbo nayo ikomeje gukundwa cyane muri no bihe tugezemo cyangwa se turimo, yakozwe na producer Pastor P. Kandi indirimbo ikomeje gukundwa cyane, nawe ushobora kuba uyizi niba ukunda cyangwa se ukurikira umuziki nyarwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo Detail ya Bruce Melody, nayo ikaba ari indirimbo ikunzwe cyane, ikaba yarakozwe n'abaproducer bakomeye cyane aribo producer Roda ndetse na Bob Pro. Iyi ndirimbo ikaba ikomeje gukundwa cyane, aho imaze igihe kiri kurenga ukwezi, ariko ikaba ikomeje gukundwa cyane kuri social media platforms zitandukanye. Producer Roda ndetse na Bob Pro nibo batunganyije audio, naho video cyangwa se amashusho atunganywa na director John Elat. Indirimbo Detail ya Bruce Melody ikaba ikomeje gukundwa cyane, ikaba byatumye igaragara kuri umwanya wa 7. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo yitwa Ndi Ready ya Kevin Kade, nayo akaba ari indirimbo ikunzwe cyane n'abatari bake haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, bitewe n'uko indirimbo Ndi Ready ya Kevin Kade ni indirimbo nziza cyane, yakozwe na producer Mugisha Fred Robinson tuzi ku izina rya Element L, naho amashusho cyangwa se video zitunganywa na director Gad. Niba ukunze gukurikira umuziki nyarwanda cyangwa se ukaba wumva indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda, iyi ndirimbo Ndi Ready ya Kevin Kade nawe ushobora kuba uyizi cyangwa se warayumvise. Tubwire muri comment indirimbo uri gukunda cyane kurusha izindi. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa My Mind, yakozwe n'abahanzi babiri aribo Utakariza Nice tuzi ku izina rya Utahe Nice ndetse na Rukundo Sengiyumva Christian tuzi ku izina rya Chris Easy. Indirimbo My Mind ni indirimbo ikunzwe cyane ku muyoboro wa YouTube wa Utahe Nice, aho yavuze yuko iyi ndirimbo yamutangaje cyane bitewe n'uko yarebwe n'abatari bakeya kandi ikamuzanira abasubscribers cyangwa se abamukurikira ku rubuga rwa YouTube barenga hafi ibihumbi 45. Kuri indirimbo rero ikomeje gukundwa cyane, ikaba byatumye iza kugaragara kuri uyu mwanya wa 5. Indirimbo kandi nayo yakozwe na producer Mugisha Fred Robinson tuzi ku izina rya Element L, naho amashusho ndetse na video zitunganywa na director Cedric Derek ndetse na Simbi Naira. Bikaba byatumye indirimbo My Mind ya Utahe Nice ndetse na Chris Easy igaragara ku mwanya wa 5 nk'indirimbo ikunzwe cyane kurusha izindi. Dukomeje kundi mwanya wa 4 turasanga indirimbo yitwa Nyamabara y'umuhanzi witwa Okama. Iyi nayo ni indirimbo ikomeje gukundwa cyane n'abatari bake haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze no ku isi kuri rusange, ndetse n'abakurikira umuziki nyarwanda by'umwihariko. Ikaba gukoreshwa kuri social media zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok ndetse na Instagram. Iyi ndirimbo Nyamabara yakozwe na producer Santana Sus, naho amashusho ndetse na video bitunganywa na director Mick. Bikaba byatumye indirimbo Nyamabara igaragara kuri umwanya
wa kane w'indirimbo zikunzwe cyane kandi ziri kurebwa cyane muri ino minsi kurusha izindi. Uretse kutubwira muri comment umuhanzi uri gukunda cyane ndetse n'indirimbo ye uri gukunda cyane kurusha izindi. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo yitwa Kwepaso ya Run Up. Nayo ni indirimbo ikomeje gukundwa cyane bitewe n'uko yakozwe na producer ufite ubuhanga ndetse n'impano idasanzwe ari we Mugisha Fred Robinson tuzi ku izina rya Element L, naho amashusho cyangwa se video zitunganywa na director Gad. Bikaba byatumye indirimbo igaragara kuri umwanya wa gatatu nk'indirimbo ikunzwe cyane kurusha izindi. Tubwire muri comment wowe indirimbo uri gukunda cyane ndetse n'umuhanzi uri gukunda cyane ndetse n'indirimbo uri kumva kuri social media zicuruza umuziki twavuga nka Boomplay, Spotify cyangwa se Apple Music. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa Nyirabasare y'umuhanzi witwa Amaron. Iyi ni indirimbo nayo ikomeje gukundwa cyane n'abatari bakeya bitewe n'ubwiza bwayo ndetse ikaba yakozwe n'aba producer bakomeye cyane bafite ubuhanga budasanzwe mu gutunganya umuziki ndetse n'aba director bakomeye cyane, kandi na Amaron akaba ari umuhanzi umaze kumenyekana cyane bitewe n'uko aririmba indirimbo nziza kandi no mu njyana zikunzwe cyane. Bikaba byatumye indirimbo Nyamabara ya Amaron igaragara kuri umwanya wa kabiri nk'indirimbo ikunzwe cyane kurusha izindi muri no minsi cyangwa se muri kino gihe tugezemo. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere ko tugera ku mwanya wa mbere nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe ku muco wa YouTube ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora ko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Tubwiye muri comment wowe indirimbo uri gukunda cyane kurusha izindi cyangwa se indirimbo uri kumva cyane kurusha izindi muri no minsi cyangwa se muri kino gihe tugezemo. Tubwire muri comment turebe ko indirimbo iri ku mwanya wa mbere ariyo ukuri kumva cyangwa se uri gukunda cyane muri no minsi. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yitwa Gake Gake y'umuhanzi witwa Bwiza Emerance. Iyi akaba ari indirimbo ikomeye cyane yakozwe na producer Roda Nyirubugenge kandi ikaba yarakozwe na director mwiza cyane ufite ubuhanga budasanzwe mu gutunganya ndetse no kweditinga amashusho ndetse n'amavideo ari we John Elatz. Bikaba byatumye indirimbo Gake Gake ya Bwiza igaragara ku mwanya wa mbere kuko ni indirimbo nayo yebwe n'abarenga miliyoni mu gihe gito cyane kigera ku byumweru bitatu gusa. Bikaba byatumye indirimbo ya Bwiza Emerance igaragara ku mwanya wa mbere. Iyo twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizera ko wakoze subscribe, like, share na comment, tukazabona muri video nziza y'ubutaha. Nimba ariyo wifuza tubwire muri comment.